Mwiriwe neza abandi muraho, aha ni Teacher Amisha, aha ni kuri Amisha Driving School, tugiye kujya twigana uburyo bwose dushobora gukoresha ku buryo tubona provisoire cyangwa se uruhushya rw'agateganyo mu gihe gitoya cyane. Rero ndabasaba rwose niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha nibyo, niba waratangiye kwiga provisoire, niba warakoze ugatsindwa, niba wari ubwa mbere ugiye kwiga, bishobora guterwa n'umwarimu. Hari umwarimu ukwigisha ntufate, hari umwarimu ukwigisha ataragurika ugasanga ibintu bimwe yabitarutse, ariko uyu munsi niba rero dutangiranye kuri iyi video ya mbere, ndagira ngo ukurikire neza kuko biri ku murongo. Turahera ku kwiga amagambo udashobora gutsinda provisoire utazi icyo avuga. Niyo akunze kugora abantu abenshi bigira kuri YouTube, byarangiza yagera mu kizamini ugasanga hari amagambo atari kubasha kumenya icyo asobanura kubera yuko gusa yagiye kuri za channel zikosora gusa. Hari channel zikosora ibizamini gusa, tuzabikora natwe rwose, ni ibintu byiza cyane. Ariko biba byiza kurushaho noneho iyo utangiye ku bintu by'ingenzi. Iby'ingenzi umuntu ahera kugira ngo abone provisoire ni ibihe. Urakora subscribe, iragufasha iki? Iyi ni video ya mbere, ku buryo ibice byose bya video tugenda dushyiraho uko tuzishyizeho uzajya uhita uyibona mu ba mbere ukigira ku gihe. Ndabaha video nyinshi zikurikirana mu gihe gitoya ku buryo ushaka gukora rwose vuba cyane. Ukeneye codes yo kwiyandikisha nayo turayigushakira nta kibazo. Nimero ziri kuri screen, ushobora guhamagara yaba kuri WhatsApp, yaba guhamagara tukitaba tukagufasha kuba wabona code yo kuba wakorera mu karere akariko kose, yaba code yo ku mpapuro, yaba online exam, byose turabigukora nta kibazo, biterwa n'amahitamo yawe. Ariko icya mbere banza wicare wige. Niba ari mu wigejejemo hagati, yibutse bino bintu. Dutangire ku ijambo rya mbere ryitwa inzira nyabagendwa. Ese inzira nyabagendwa yabivuga iki? Inzira nyabagendwa, iryo jambo rivuga imbago zose z'imihanda minini, amabarabara, aho abantu nyamwinshi bahurira, aho imodoka zihagarara, inzira n'utuyira two mu muhanda, ibiraro, ibyombo, mbese ku buryo rusange imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Mu by'ukuri hari amagambo menshi aba akomeye kuba wayumva, ariko iri jambo ufata ngo inzira nyabagendwa ni imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Inzira nyabagendwa ni imihanda nyabagendwa yose igendwamo ku butaka. Iri jambo uzagenda uhura naryo cyane mu gihe uzaba witegura ikizami, ndetse no ku munsi w'ikizami iri jambo ntirizabura mu kizamini. Iri jambo rya kabiri ritazabura mu kizamini, ibi byanditse mu igazeti ndimo mbabwira. Ijambo rya kabiri ritazabura mu kizamini, umuhanda. Umuhanda bivuga iki? Umuhanda bivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi itandukanyijwe ku buryo bugaragara n'ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane. Aha ngaha iyo bavuze ubutaka bwayo cyangwa ubusumbane, ku bantu bazi Kigali mutekereze iyo uri kuva Sonatube uri kujya i Remera mu Giporoso, hari ahantu ubona hejuru hari umuhanda umwe ahagana hejuru utumburutseho undi ukaba munsi. Rero izi manuka zica mu muhanda umwe n'izizamuka zigaca mu wundi. Ni ukuvuga rero ngo umuhanda, kiriya gice mubona kiri hasi ukacyo ni umuhanda, na kiriya cyo hejuru kiri hejuru ukacyo mu muhanda. Rero umuhanda bivuga igice cyangwa ibice by'inzira nyabagendwa bigendwamo n'ibinyabiziga. Iyo nzira nyabagendwa ikaba yagira imihanda myinshi. Nk'aho ngaho nari mbahaye urugero, iyo uva i Remera ubona ko harimo umurongo w'umweru hagati, bivuga ngo imodoka zicaho zibisikana, ariko ntabwo umuntu ashobora gucamo amanuka ngo ahure n'izizamuka, cyangwa acemo azamuka ahure n'izimanuka. Hariya izizamuka zigenda ukwazo, izimanuka zikagenda ukwazo. Icyo gice rero cyose cyitwa umuhanda. Kiriya cyo hasi cyitwa umuhanda, n'icyo hejuru kikitwa umuhanda. Abandi mwagiye mubibona yuko mu mujyi wa Kigali hagiye harimo jaride hagati. Iriya jaride iri hagati mu muhanda, ariko kiriya gice cy'iburyo ni umuhanda, n'igice cy'ibumoso nacyo gicamo izimanuka ni umuhanda, igice cy'iburyo gicamo izizamuka nacyo ni umuhanda. Dukomeze. Ijambo rya gatatu utazinjira mu kizamini utazi icyo bivuga, inzira y'ibinyabiziga. Mu by'ukuri uzagenda uhura n'aya magambo kenshi. Inzira y'ibinyabiziga byo byaba bivuga iki? Rivuga umuhanda n'inzira ziwukikije. Ni ukuvuga iki? Inzira ziwukikije se ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga twa tuyira turi ku ruhande tw'abanyamaguru. Hariho utuyira tw'ibinyamitende,
hariho utuyira tw'amavelomoteri n'amapikipiki. Ibyo byose iyo bifatanyije bifataniriza hamwe bikitwa inzira nyabagendwa. Yaba hari imodoka zinyura, yaba n'ahari abagenzi banyura ku ruhande, ingorofani se, amagare y'ababana n'ubumuga, za velomoteri n'ibindi. Iyo bifatanyije n'ahari imodoka zicamo hagati byose byitwa inzira nyabagendwa. Nshuti yanjye, ntuzajye mu kizamini utazi iri jambo rya kane ryitwa igisate cy'umuhanda. Tumaze kubona umuhanda, tumaze kubona inzira nyabagendwa, noneho reka turebe igisate cy'umuhanda byo bivuga iki. Ijambo igisate cy'umuhanda rivuga kimwe mu bice bigabanyije umuhanda mu burebure bwawo, bishobora kugaragazwa n'umurongo umwe ukomeje cyangwa ugizwe n'uduce dukurikiranye. Ariko icyo gisate kikagira ubugari buhagije ku buryo ibinyabiziga bitari amagare, velomoteri cyangwa amapikipiki bigenda bibangikanye. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gisate cy'umuhanda hashobora kugendamo imodoka ebyiri, imwe ikaba yaca ku yindi. Uzakibwirwa n'iki cyo gisate cy'umuhanda? Ni uko uzabona mu muhanda urimo kugendamo harimo umurongo w'umweru. Uwo murongo w'umweru utuma zimwe zica iburyo zizamuka, hanyuma izica ibumoso zikamanuka, cyangwa se izica iburyo ziramanuka, izica ibumoso zizamuka. Uzabonamo umurongo umeze ute rero? Ni umurongo ushobora kuba ari umurongo urombereje, hari amaterime turimo tugenda tuvuga mutari mwamenya, ariko uko uje kwigira iyi provisoire utabizi nanone ntushobora kuyitsindira. Niba tuvuze mu murongo urombereje, tuba tuvuze umurongo ukomeza udacagaguye. Hanyuma hariho n'umurongo ucagaguye. Aho hantu hashobora kuba harimo umurongo hagati ukomeje udacagaguye, cyangwa se harimo ka karongo kagiye gacagaguye. Uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri cyangwa imikono, icyo twita imikono. Uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri cyangwa imikono, icyo twita imikono. Icyo umuhanda kirimo izirimo kugaruka. 5. Ijambo agahanda k'amagare bivuga iki? Bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Agahanda k'amagare bivuga igice cy'inzira nyabagendwa cyagenewe kunyurwamo n'amagare na velomoteri, bikagaragazwa n'ikimenyetso cyabigenewe. Icyo kimenyetso ni ikihe? Turacyari mu ntangiriro, ntabwo turahagera, byose tuzagenda tubireba. Ariko aho hantu haba ari ku ruhande rw'umuhanda, kandi hari ikimenyetso kibigaragaza ko ari inzira y'amagare. Kaba ari akayira gatoya kari ku ruhande gafatanye n'umuhanda. Dukomeze. 6. Amagambo isangano cyangwa se inkomane bivuga iki? Uzahura nabyo cyane nk'uru rugendo watangiye rwo gushaka uruhushya rw'agateganyo. Ariko kuva wageze aha ngaha kuri Amisha Driving School biroroshye cyane. Ngiye kukwigisha igihe gito gishoboka, hanyuma uzagaruka muri komenti udushimira utubwira uti nakoze, nayibonye. Mujye mwandika rwose muri komenti, mushyiremo n'amanota mwabonye. Nta kindi dukeneye, kandi dukeneye inama n'ibiki twabakora kurushaho. Tuzakosora ibizamini byinshi ntimugire ikibazo, ariko reka tubanze duhere ku ntangiriro. Burya ntabwo wajya kubaka inzu ngo uhere ku gisenge, ntabwo wajya gukosora ibizamini utarize. Ni byiza rero ko tubanza kwiga ibintu bikeya by'ingenzi, hanyuma tukajya kuri bya bizamini. Ndabizi ko abenshi bakunda rwose ibyo bizamini kuba babikora. Dukomeze. Amagambo isangano n'inkomane bivuga iki? Bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ngo amagambo isangano cyangwa inkomane bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi cyangwa mu mahuriro mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ugira ikibazo ku mazina, mubona amazina asa n'adahuye, ndavuga Amisha Driving School, mukabona handitse Yicyura Driving School. Rero ntimugire ikibazo kw'ayo mazina, kuko mu minsi mikeya cyane turaba twahinduye ibyo turi kuvuga Amisha Driving School, ari nabyo byanditse aho hejuru muri kureba. Rero ntimugire ikibazo ku mazina, ekole ni Amisha Driving School, ku birango biri kuri channel nta kibazo, ntimugire ikibazo. Jya wandikamo mu gihe uri kuyisacinga, ubu ngubu wandikemo ibyo byanditseho ni Yicyura Driving School, ariko nitumara kubihuza neza mu byumweru 2 biri imbere, muzabona byose bihura ari Amisha Driving School. Mwarimu arimo avuga Amisha Driving School na channel nayo yitwa Amisha Driving School. Amagambo isangano n'inkomane
bivuga ahantu hose imihanda ihurira, aho umuhanda urasukira mu wundi cyangwa mu maharakubiri y'inzira nyabagendwa. Ubwo harabarirwamo n'imyanya igizwe n'ayo mahuriro n'izo nkomane cyangwa ayo maharakubiri y'imihanda. Ibi birashaka kuvuga iki? Nibakubwira ngo inkomane mu magambo make cyangwa se bakakubwira isangano ry'umuhanda, ni aho umuhanda urenze umwe uhurira n'undi. Ishobora kuba ibiri, ishobora kuba itatu, igasa n'ihurira muri ako kantu, ibyo twita junction mu cyongereza, cyangwa se ishobora kuba ari roundabout, icyo twita rond-point. Aho ngaho imihanda ihurira ari myinshi niho twita mu isangano ry'imihanda cyangwa mu nkomane. Iri jambo isangano uzahura naryo cyane mu gihe cyose uri muri iki kizamini. Dukomeze. Akayira, iyo ubonye ijambo akayira bivuga iki? Ni akayira kandi kajya ku iriba iwacu mu cyaro? Oya, bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Ayo magambo uzaguma uyamenya uyumva, ibinyabiziga, ibiziga. Rero akayira ni ya nzira ntoya itabasha gucamo ibinyabiziga. Ibinyabiziga nabyo tuzareba ibyo ari byo. Iyo bavuze ibinyabiziga baba bavuze iki? Nabyo turaza kubigeraho cyangwa tuzabigeraho ubutaha. Ka kayira rero katabasha gucamo imodoka, kabasha byo gucamo abanyamaguru, amatungo cyangwa velomoteri, ipikipiki cyangwa igare. Ako niko twita akayira, kaba gafite ubugari budahagije ku buryo imodoka cyangwa ibindi binyabiziga byabasha gucamo. Ijambo rikurikiyeho rya 8, inzira y'igitaka. Iyo bavuze inzira y'igitaka wumva iki? Wumva inzira itariho kaburimbo gusa. Bivuga inzira nyabagendwa yagutse kurusha akayira, ariko ubusanzwe ikaba itaragenewe ibinyabiziga bibiri. Murumva ko ho ntabwo ikinyabiziga kibisikana n'ikindi. Inzira y'ibitaka ikomeza kwitwa ityo iyo isa n'umuhanda igihe irasutse cyangwa igihe ihinguka gusa mu yindi nzira nyabagendwa. Murabona ko umuhanda w'ibitaka kenshi ubirangira ugeze ku wundi muhanda munini, ariwo wita inzira nyabagendwa. Ushobora kuba atari umuhanda wa kaburimbo ariko ari inzira nyabagendwa. Kubera iki? Kubera ko wujuje bya bindi twabonye haruguru, ari umuhanda ubasha kugendamo imodoka ebyiri zibangikanye. Rero inzira y'igitaka iyo ntabwo zigenda zibangikanye, aba ari imwe yagenda imbere indi ikayigenda inyuma. Usanga no kubisikana kenshi iyo zihuriyemo bigorana ku buryo umwe ashaka aho yikinga kugira ngo abashe kureka undi atambuke. Ijambo urusisiro bivuga iki? Bivuga ahantu hose hari amazu yegeranye cyangwa afatanye, ariko uruhande urwo ari rwo rwose rw'inzira nyabagendwa, cyangwa se aho binjirira n'aho basohokera hagaragazwa n'ibyapa by'aho hantu. Rwose urusisiro mu magambo make, nubona amazu menshi ari haruguru y'umuhanda cyangwa hepfo y'umuhanda cyangwa ari ku mpande zombi yegeranye, ako kantu kameze nk'akagi bakita urusisiro. Ubundi mu ijambo ryiza ni nk'akagigi cyangwa se urusisiro. Ni ahantu hatuye abaturage basa n'abegeranye, ku buryo impamvu bahita mu rusisiro nk'uko igihe uhanyura utwaye uba witeguye ko abantu bashobora kugutungura igihe icyo ari cyo cyose, baturuka hepfo y'umuhanda bajya haruguru cyangwa baturuka haruguru y'umuhanda bajya hepfo. Ijambo umuyobozi bivuga iki? Umuyobozi ni muntu ki? Umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga. Ndabizi ubonye ijambo umuyobozi uhita utekereza gitifu w'umurenge, wa wundi w'akagari cyangwa umukuru w'irondo. Oya, aha ngaha mu mategeko y'umuhanda, ijambo umuyobozi bivuga umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uyobora mu nzira nyabagendwa inyamaswa zikurura, zikorera cyangwa zigendwaho, cyangwa amatungo yaba ubushyo cyangwa imwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari imodoka gusa. Umuyobozi ni umuntu wese, n'uyoboye amatungo, uyashoreye, uyicayeho uri kuyagenderaho, uwayapakiyeho ibintu, cyangwa se akaba ashoreye imwe. Ishobora kuba ari ubushyo bw'inka, ishobora kuba ari imikumbi y'intama cyangwa y'ihene, cyangwa akaba ari ihene imwe gusa. Igihe cyose ayishoreye ayiri inyuma cyangwa ayiherekeje yitwa umuyobozi. Umuyobozi ni umuntu wese utwaye ikinyabiziga cyangwa uherekeje inyamaswa yikoreye cyangwa igendwaho, cyangwa ubushyo bw'inka, imikumbi y'intama cyangwa imwe muri zo. Nyumva umuyobozi ujye wumva icyo kintu. Mu by'ukuri ijambo ryacu tudashobora kwinjira mu gukora ikizamini tutarize ngo dutsinde, ni umukozi ubifitiye ububasha. Umukozi ubifitiye ububasha ni muntu ki? Bivuga umwe mu bakozi bavugwa mu ngingo ya 3 y'iri teka. Ubwo ni mu igazeti ya leta turimo tubivana.
wambaye ku buryo bugaragaza ibimenyetso by'imirimo ashinzwe. Mu by'ukuri umukozi ubifitiye ububasha muzabibona kenshi baba bambaye amajire. Ashobora kuba ari umupolisi, ashobora kuba ari umuyobozi wa RURA, ashobora kuba ari undi muyobozi ariko wahawe ubushobozi bwo kuba yahagarika ibinyabiziga mu muhanda. Uwo niwe witwa umukozi ubifitiye ububasha. Aho uzamubona yambaye ijire akaguhagarika mu muhanda, rwose muri kwiga kandi vuba muzajya gutwara, ndabibizeza yuko vuba cyane murajya gutwara. Niba umugenzi ahagaze, umukozi ubifitiye ububasha ashobora kuba adafite ibyo bimenyetso, ariko rero agomba kugaragaza ko abifitiye ububasha. Ni gute? Niba atambaye ya jire twavuze, ariko ashobora kuba afite baji y'akazi, akaba yayikwereka avuga ati ngenda uyu n'uyu, banagira disipurine cyane, n'undi yaguhagaritse ugahagarara, akenshi abanza kukwibwira, akakubwira uwo ari we n'ibyo ashinzwe mu muhanda. Rero iyo bavuze aha ngaha ngo umugenzi ahagaze, uyu mugenzi bari kuvuga ni wowe utwaye. Uyu mugenzi, ijambo umugenzi cyangwa umuyobozi muraza kubona bigenda bihura. Niba bavuga umugenzi araba ari wowe n'ubundi utwaye imodoka, niba bavuga umuyobozi n'undi araba ari wowe. Umukozi ubifitiye ububasha aba yambaye ibimenyetso bigaragaza, cyangwa se nubwo yaba atabyambaye ku buryo bugaragara, ariko iyo uhagaze akwereka ubundi buryo cyangwa urundi ruhushya rumuha uburenganzira bwo kuguhagarika. Ijambo ryacu rya 12, ijambo ikinyabiziga bivuga iki? Twagumye tuvuga ikinyabiziga. Bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara abantu n'ibintu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu ruganda cyangwa ahandi. Ikintu cyose kibasha kugendeshwa, ubundi muri make, ikintu cyose kibasha kugendeshwa ni ikinyabiziga. Bivuga ikintu cyose gikoreshwa mu gutwara ibintu n'abantu ku butaka, kimwe n'igikoresho cyose kigendeshwa, gihingishwa, gikoreshwa mu nganda cyangwa ahandi. Icyo nicyo kinyabiziga. Nshuti zanjye, nuramuka wumva ibintu utari kubyumva neza, ujye usubiza inyuma video, wongere uyumve neza, uyidigere, ukore icyo bita digestion, uyumve neza, wisubiremo inshuro nyinshi, kuko ibi bintu ni ibintu bizagenda bigaruka inshuro nyinshi. Uramutse utabyumvise rwose kukohereza mu kizamini, kwaba ari ukuvuga ngo genda ukore ariko utsindwe. Sinshaka kohereza umuntu mu kizamini n'umwe ngo agende atsindwe. Ntabwo abantu batsinda igihumbi ku gihumbi, ijana ku ijana, ariko umuntu wize neza, umuntu dutangiranye, nanjye narigishijwe neza ndayibona ndatsinda. Niyo mpamvu nanjye mfite umwanya wo kukwigisha. Ndi umwarimu wabigize umwuga, ikindi kandi nize n'amategeko y'umuhanda, nyabonera n'impamyabushobozi yuko nshobora kuyigisha. Rero turi kumwe, ndakwigisha ku buryo bushoboka mu gihe gitoya. Iki ni igice cya mbere cya video nabageneye. Ikindi gice cya video kirahita gikurikira, muraza kukibona mu masaha make. Ndakushishikariza rero kora subscribe ku buryo nimba nkigishyiraho, kugira tugume turebe. Aya ni amagambo udashobora kwinjira mu kizamini cya provisoire utazi. Kuvuga ngo utazi, ushobora kuba uyazi wumva wayavuga ariko utayumva neza, kandi mu gihe utumva neza ikibazo nta nubwo n'igisubizo wakibona. Ndagushishikarije rero kanda subscribe, dufashanye. Hanyuma mu gihe cyose nshyizeho video uhita uyibona mu ba mbere. Ni ukuri ndakubwiza ukuri ko uzishima, uzandika muri comment utubwire uti natsinze. Niba ushaka kode turagufasha ubone kode, yaba iyo kugera gute, yaba iya online cyangwa se ku mashini cyangwa se iyo ku mpapuro. Ibintu byose birashoboka. Uko tuzagenda tujya mbere, tuzagera n'uburyo twiga noneho n'imodoka gutwara. Nshuti yanjye, ntuva aha ngaha. Nubona na provisoire uzabumye dukurikire, kubera yuko tuzakurikira amasomo yo gutwara. Kategori A bayibona bate? Kategori B bayibona bate? Kategori C bayibona bate? D1 bayibona gute? Dukomeze kuri F na E n'izindi zose, kugeza igihe abantu bazagenda batubwira bati ibyo mukora biradushimisha, cyangwa se wandike muri comment uti ibyo mukora ndabona nta kigenda. Ariko uha umwanya n'agaciro umwanya twahaye bino bintu kugira ngo tubashe kugusobanurira, nawe ube mu batsinda. Kanda subscribe, sharinga ku nshuti zawe, babwire ngo Amisha Driving School yaje kugira ngo idufashe ihereye mu mizi pana guhera hejuru. Ciao ciao, see you.